dushasigaye waka byahise shaka mba natana byitayo karafashwe shari rwose dipiyeri uzi ko mukuru mu gihe ari cyambere dipiyeri ya siferi gusufite n'amafaranga ashaka amafaranga yo nayo ariko gusuka ko nambaye biramfasha kuyashaka ubuhe buryo ubwo rekasha abantu genda bakuramo amafaranga rekasha urana muri kayetse ari umuntu waguhereza amafaranga ye shatse rwose wikwiyemera ahubwo wowe wihakane so ureba muri iyi minsi funguza maneno fanya kazi nakuzuye n'ibikabyo byawe witonze wirebe asoro urabona ukuntu uri kugenda mu muhanda wawubyimbyemo nk'aho ari uwaso kandi ubwo wasanga utaranatanga n'umusanzu utanze wo gutera amapera ni igihumbi kize nawe wongeye kuyahuriye inde umudugudu mushya izina ni punguza maneno fanya kazi ureba nakuzi duheshe ubundi muri karitsiye ureba hari umuntu utakuzi ku musanzu w'igihumbi rero gahumana amaso Logis uzagira amahirwe ni sinzaba umuyobozi ko nibangira umuyobozi n'umwuka umwe kuzaza usore punguza maneno fanya kazi komyanike iyo mivunda nubundi aho mutinde yanitse n'irivu nari nabikubwiye wanagura mutipa ari kumukura amafaranga ye gutyo nari nyatangaye uburyo kide yahindutse atakigira urugo rw'nyambere kise bite byacyo ko kitwitegereza ubona nawe mu bipangu yabyera ko najya mbimenyera se shawo ubu ngubu dudu wari uzi ko ugiye kugenda gutyo undi utwange gutyo ayawe ubu ngubu wari uzi ko ugiye kugenda undi y'ibihumbi 100 byanjye ariko abakasa kumiro baho ubira izuba ryatumye abantu bose bayaga mu bwonko nk'uyu nguyu nta mafaranga muri moda narakubwiye ubuteka mutwe bwawe kuva kera nyamara bazaguha kandi nawe wakicucuwe ni amafaranga nk'urimo uranyihakanye nimwihakana se urankora iki bro nakugurije ibihumbi 100 byanjye ubabaye none nje kukwishyuza none utangiye kunyihakana bro ariko dudu wari uzi n'ikindi twirukanse niwanziga tugiye no mu mbaraga niwanjye ugiye kunyishyura cyangwa byose bikemurwe n'urupfu kandi we narakubwiye ubwabwe buzakwicisha harya mobile yo mani yawe ni furwaho